Shalom, 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 shalom. Ni kuri Bisage TV show, turashimira Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, turashimira Imana yabanye natwe, turashimira Imana yatugiriye neza, turashimira Imana abavandi. Imana yagiye bana natwe mu bihe bitandukanye, Imana ikatugirira neza mu gihe gitandukanye. Ntabwo ari uko turi beza, nta nubwo ari uko turi abanyamirimo myiza, ahubwo n'ubuntu bwayo n'imbaraga zayo. Niyo mpamvu natwe twicaye hano kugira ngo dushimire Imana. Reka mbabwire ikintu kimwe, iyo ufite umutima ushima, iyo ufite umutima ushima uhora uhabwa, ariko iyo ufite umutima ugugumirije utazi gushimira n'ibyo ufite, na bya bindi wari ufite nabyo birashira. Kandi mwari mukazi. So rero uyu munsi nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, shimira Imana ko yangiriye neza, yandindiye inshuti, yandindiye umuryango, yandindiye abavandimwe, yaturinze twese abanyarwanda, abanyarwandakazi, yarinze abantu twese dutuye ku migabane itandukanye, cyane cyane inshuti zanjye. Rero uyu munsi ngarutse mu mashimwe yuzuye umutima wanjye, kuko Imana ijya itugirira neza umunsi ku wundi. Nyiri aho ngaho rero ndashimira abakunzi ba Bisage TV show, abantu mukomeje kudukurikirana, abantu mukomeje kutugira inama, abantu mukomeje kutwegera mukatubwira ngo ibyo dukora ni byiza, mukaduhereza courage. Nukuri ntago turi gucika intege, nta nubwo twacika intege muri kutubwira aya magambo meza. Uyu munsi rero hari umuntu ushobora kuba agiye gufungura kino kiganiro aribwo bwa mbere. Hari umuntu wambwiye ngo ngiye kubivuga gakeya, ngiye mvuga ngo umuntu ufunguye hano aribwo bwa mbere. Hari umuntu wabimbwiye ngo ujye uvuga gake, wa muntu ngiye kubivuga kwa kundi wambwiye ngo njye mvuga ngo umuntu ufunguye hano aribwo bwa mbere ajya akora subscribe, like, share na comment. Rero ndizera ko bivuze neza. Hano hari abajyanama beza batugira inama nziza kandi tukazikurikiza. So twongeye twagarutse rero kugira ngo tuvuge icyo Imana yadushize ku mitima, kandi kugira ngo tubwire abantu mwebwe mwese abari hirya no hino, abantu mwese mudukurikirana, nawe ufunguye aribwo bwa mbere no kuri ndakunyinze kugira ngo ukore iyo subscribe, ukore like, ukore share. Nta gisabwa kirenze, nta birenze birimo, ni ugukanda gusa kuri ako kabuto ugakanda kuri subscribe, uraba ushyigikiye twebwe, ndetse uraba waguye ibyo tuvuga ubihereze n'abandi babashe kubyumva, kandi ndabizi neza ko bazaruhuka imitima yabo. Rero uyu munsi kubera ko aho tugejeje dukora ni ukubera mwebwe, ibyo tubashije kugeraho ni ukubera mwebwe mudufata amaboko mukatubwira ngo dukomeze, natwe turakomeje kandi turahababereye. Tuzajya dukora ibibanezeza, ariko cyane cyane dukora ibinezeza Imana, kuko ariyo muremyi wacu. Imana ni umuremyi w'ijuru n'isi. Imana niyo igira inda umuntu impagarike, ikaturindira ubuzima ndetse n'impagarike. Tunejejwe cyane no kubabwira kuko Imana yacu ari inyamaboko, Imana yacu igira neza. Aho abantu bananiwe, Imana iraza ikabana natwe. Aho abantu bagutaye, yo ntijya igusiga. Biri ijambo ry'Imana rijya rimbwira ngo ntizadusiga, ntizaduhana, iraduhetse ku mugongo wayo. Kera nasobanukirwa bino bintu, najyaga mvuga ngo Imana yacu ntizadusiga, ntizaduhana, nkagira ngo ntizanaduhana, ariko nidukora ibyaha izaduhana. Ariko Bibiliya ijya ivuga ngo ntizadusiga, nta nubwo izaduhana, iracyaduhetse ku mugongo wayo. Nshuti yanjye, muvandimwe wanjye, wowe nkurikirana hano, tukaba tuganira nawe, ukaba unkunda, ukamushyigikira, ukaba wifuza kuko natera imbere, ukaba wifuza ko ibi ngibi dukora byazamuka bikagera ku yindi ntera. Mu by'ukuri mujye mudusengera, natwe kandi tuzajya tubasengera. Impamvu mbivuga, ntago turi twenyine. Iyo dufite mwebwe, dukora bino bintu nk'abakorera abandi. Iyo tubafite mwebwe mudukurikirana, iyo tubafite niyo mpamvu duhora tugira courage, tugahora tugira imbaraga nyinshi, bigatuma dukomeza kuvuga ngo mbahorane namwe mu mporane. Ubundi niyo siroga kuri Bisage TV show, nyankunda kuvuga ngo mbahorane namwe kandi
muhorane. Twagarutse rero ku ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Ni ritoya ariko nta jambo ry'Imana riba ritoya. Ese hari ibyo waba uri kurwana nabyo? Ese hari intambara ufite? Ese hari imvururu zaba zikuriho? Ese hari imitwaro waba wikoreye? Ese hari ibigeragezo waba wikoreye? Nkagaruka kuri ya ntero yanjye njya mbabwira ngo ese ubundi ibyo byose biheraye kugira ngo bituzeho. Bihera kuko rimwe na rimwe umwanzi aba yaduteye, aba yatuje nyine akadutera. Niyo mpamvu duhura n'ibigeragezo, niyo mpamvu duhura n'intambara, niyo mpamvu duhura n'amakuba, niyo mpamvu duhura na byinshi binaniza imitima yacu. Ariko kandi nanone ijambo ry'Imana rijya ritubwira ngo umukristo udafite ikigeragezo ashobora kuba ukwizera kwiye kudahagije. Ariko umukristo ufite ikigeragezo aba ari gufumbira ubuzima bwa gikristo, akabasha no kubuzamura mu ntera iremereye, kugira ngo bya bigerageza arimo kugenda anyuramo, bya bintu birimo kugenda bihindura ubuzima bwe, burimo kugenda buhindura situation arimo iyo ari yo yose. Biriya bintu bituma akura mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Urugero, abantu kera, reka nihereho njyewe, abantu ukagira nk'ibyago ugapfusha. Kera iyo umuntu yapfushaga, mu by'ukuri ku rugero rwanjye ku myaka mfite, nkeka ko ntakwegera ahantu umuntu yapfuye. Aho ni kera, ariko abantu bagitese tutari twahura n'isi ngo ibanze idukamuremo ibyo dufite. Si ukudukuramo imbaraga z'umwuka we, ahubwo ni ukudukuramo ubutesi, kumva ko icyo kintu utagishobora. Ubu ngubu turabishobora kubera kuko twageze mu yindi si. Isi igenda itwigisha, isi igenda idukomeza, isi igenda itwereka ibyo tugomba kunyuramo tugakomera. Turi abagabo bo guhamya kuko Imana ijya itugirira neza mu bigeragezo. Mu bigeragezo bikomeye, mu bihe bya ngirente, hahandi umuntu adashobora guhamagara n'umubyeyi ngo akwitabe. Hahandi ushobora guhamagara n'inshuti ntikugereho. Wahamagara umuryango reka shwida, wahamagara inshuti n'abavandimwe bakakubwira ati ntago duhari. Wahamagara ba bandi wita ko bakomeye ukababura. Aho ngaho niho Kristo we abari, niho aturindiriye, niho natwe tumurindiriye kugira ngo azadufashe. Ntitwakwishoboza mu rugendo, ntidushoboye, ntacyo dushoboye twebwe kugeraho tudafite Kristo. Ariko iyo dufite Kristo tuba twuzuye. Reka nkubwire wowe unteze amatwi, niba ufite Kristo muri wowe, niba ufite muri wowe kumva ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uzakira ibyo byose. Hari umuririmbyi yararirimbye ngo Kristo niwe ugize akadukiza n'indwara zatumugaje. Indwara zatumugaje zirimo ibyo dutekereza mu mitima, zirimo biri mu mitwe yacu, ibyo twibwira ku manywa na nijoro. Kristo niwe ugize akayungurura, akadusigira ibizima, ibipfa akabidukuramo, tukaba turi bazima muri Kristo, tukaba turi bazima no mu buzima busanzwe. Tumwizere Kristo arashoboye, tumwizere Kristo umwami w'abami, tumwizere Kristo ntacyo twigeze tumuburana. Ababyeyi bacu bahoze batubwira ko Kristo ari umunyembaraga. Umwanditsi wa Zaburi wagiye kubivuga, uwo ni Dawidi, aravuga ngo twavutse dusanga bakuvuga. Abo ni ba Dawidi bavutse, cyangwa abo ni ababyeyi bacu ba sogokuru, bavutse basanga bavuga iyo Mana. Bamaze gukura basanga Imana yabo bizeye irengeye uko bajya bayivuga. Noneho twebwe tuje muri generation yacu, twebwe tuje natwe dusanga Imana yacu uko bajya bayivuga ntibajya bayivuga nk'uko bikwiriye. Natwe dusanga Imana basogokuruza bamenye, ba papa bamenye, imiryango n'inshuti bamenye, dusanga irengeye. Twebwe nkanjye Jane dusanga Imana irengeye uko bajya bayivuga. Ushobora guhereza umuntu ubuhamya, ukamuhereza ubuhamya bw'ikintu runaka, akumva ntabwo ubivuze neza, akumva wari kongeramo umunyu mbega ukabiryoshye, ariko kumva hari ahantu utarimo kugera ngo uhasingire neza, ngo uvuge neza ibyo Kristo yakugiriye.
akumva urimo gusigaza ituntu mu nzira. Ariko birakwiriye kuko natwe tuvuga ngo twasanze Kristo arenze uko bajya bamuvuga mu ngoma yacu cyangwa se muri generation yacu iyo turi mu uyu munsi wa none. Tumaze kumenya ibyo byose, tumaze kumenya kuko arengeye ibyo twebwe dutekereza, tumaze kumenya kuko ajya akiza abamugaye bakongera bakaba bazima, tumaze kumenya ko ajya akiza indwara zatumugaje tukaba bazima, tumaze kumenya kuko Kristo ari umwami w'abami mu buzima bwacu, tumaze kumenya kuko iyo tumutabaje ajya duhamagara akatwitaba, tumaze kumenya kuko Kristo ajya tuba hafi akaduheka, akaduhekera inshuti, akaduhekera imiryango, akaduhekera ababyeyi, akaduhekera mbega ahantu hose. Kristo tumwizere, ntacyo na kimwe twigeze tumubura nubwo intambara zaza ari nyinshi. Haleluya. Umuhanuzi Yesaya yaravuze ngo tuzanyura mu mazi ntazadutembana, tuzaca mu muriro ntituzasha, ndetse n'ibirimi by'uwo muriro ntibizadufata, nuko twaba turi kumwe na Kristo. Niko rero kumenya neza ko uwo twamenye afite agaciro, niko kumenya ko uwo twamenye tugomba kumuhereza intebe nziza y'igiciro akayicaraho akanezerwa. Don't kwicara ngo dusebanye, kwicara ngo tuvuge abandi cyangwa ngo dutukane. Hari ibintu ngize iminsi mbona kuri social media ugasanga umuntu yafashe time agatukana ibitutsi bya bindi bajye bavuga ngo ni ibitutsi by'abashumba, umwana w'umukobwa. Iki kiganiro umuntu uzacyumva azakimungerezeho, areke asigeho. Tugire indero nziza yo muri Kristo Yesu, tugire indero nziza y'ababyeyi batubyaye. Narababwiye ngo iyo turi kuvugira hano tuba tuvuga ibintu abana n'abuzukuru bacu bazaza kureba. Ese nimvuga nabi uyu munsi nzaba nsize iyi reputation nziza kuri iyi si, nzaba nsize iki cyiza kuri ubu buzima, niki nzaba nsize? Ariko biradukwiriye kuko tuvuga ibintu byiza, tugakora neza, tukanyurwa na Kristo wacu twakiriye, tukamuha agaciro, tukamuha intebe, tukamwemerera akatuyobora, akayobora ubuzima bwacu. Ababyeyi, Kristo arinda ubuzima bwanyu kandi abayobora. Tugiye kuzajya tubana namwe tuganira, duhugurana, tuvuga ibintu bimwe bigiye bitandukanye, ariko ibintu bigarura abantu ku nzira y'umusaraba. Aho abantu barimo guta inzira y'umusaraba, abo twasanze ngo batubwire inzira y'umusaraba nibo barimo kugenda bayivamo. Rero twebwe twamenye Kristo kandi akaba arimo arakora imirimo n'ibitangaza muri twebwe. Tumwemerere atuyobore, tumwemerere atuganirize, tumwemerere atuyobore uko ashaka. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo yego mwami, yego mwami, uyu munsi ndemeye kugira ngo uyobore umutima wanjye. Ese nawe aho uri wakwemerera ko Kristo akuyobora? Ukareka ibyo urimo, ukareka uburaya, ukareka inzangano, ukareka gutukana, ukareka gusebanya, ukareka ibintu byose bibi. Byashoboka ko nawe wagira umutwaro ukabera abandi icyitegererezo, mu ngeso zawe ukaba icyitegererezo, mu mivugire ukaba icyitegererezo, mu migendere ukaba icyitegererezo, mu babyeyi bagenzi bacu tukaba icyitegererezo, mu bana bari kutureberaho uyu munsi wa none tukababera icyitegererezo. Inshuti zanjye, bavandimwe banjye, abakunzi ba Bisage TV Show, ndabashishikariza kuzajya mukora imirimo myiza, niyo yonyine izaduherekeza. Umuntu ajya yerekezwa n'inshuti, ugaherekezwa n'imiryango, abantu bagatonda umurongo bagaherekeza, ariko nyamara ugasigara wenyine. Kandi wamara gusigara wenyine ugasigarana na ya mirimo wakoze, iyo utayikoze uba uri hehe? Uba uri kumwe nande? Uba uri kumwe n'iki? Tureke kujya kuri social media kugira ngo tubwire abantu nabi. Tureke kujya kuri social media ngo tubwire abantu nabi, ngo tubahimbire ibinyoma, ngo tuvuge ngo nibwo tubona views, ngo tuvuge ngo nibwo tubona ibingibi. Oya, tuvuge iby'inzira y'agakiza, ababyumva babyumve, abatabyumva nabo igihe kizagera babyumve, ariko tugire inkuru nziza dusiga ku musozi. Ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Burya ntagututse
nkakubwira neza, mba nkoze icyo Kristo yamfatiye, nanjye mba ngikoze. Iyo ntakugambiye ku ruhande, kugambana no kuvugana no kuvuga amagambo, iyo ntakuvugiye ku ruhande nkakuvuga neza, mba nkoze umurimo Kristo yishimiye. Ariko iyo nicaye mu ngando y'abantu nkagusebya, nkavuga ibidakwiriye, nkaguharabika, mba ndi gukorera umwanzi, ntago mba ndi gukorera umwami wambambiwe, ahubwo mba ndi gukorera Satani, kugira ngo Satani nta kindi gihembo atanga usibye urupfu. Ariko Kristo atanga igihembo cyiza kirimo ubugingo buhoraho na ndetse. Reka mbatere story gatoya. Iyo umugozi uziritse urimo wenda tuvuge harimo wenda nk'ibipfundo bitatu, nk'amapfundo atatu, ukazirika ipfundo rya mbere, ukazirika ipfundo rya kabiri, ukazirika ipfundo rya gatatu, uriya mugozi nta muntu ushobora kuza uko yaba afite izo mbaraga zose ngo azafate wa mugozi awuce. Kandi uriya mugozi ntabwo umuntu uwo ari we wese yawubona ngo awubone mu nzira ngo avuge ati uyu mugozi ndumva nawutwara, wa mugozi uraziritse. Ntabwo wa mugozi uzawubona niba ikintu icyo ari cyo cyose wifuzaga kuwukoresha, nubona uziritse uzumva nyine ucitse intege zo kugira icyo uwukoresha, uwusige hahandi. Niko abakristo tugomba kumera, tugomba kuba tuzirikiye ahantu hamwe. Imana n'umwana n'umwuka wera bikaba bituziritse, tukaba duhagaze ahantu hamwe, tukaba turi kuvuga ibyo Kristo yaduhamagariye kuvuga, tukaba dufite rwa rukundo rwari muri Kristo, tukareka guhagarara ku musozi ngo tubeshye, tukareka guhagarara ku musozi ngo tubwire abantu ibyo twebwe tutabasha gukora, tukareka kwikoreza abandi imitwaro. Icyo dushoboye tukagikora, icyo tudashoboye tukacyihorera. Bene data, nshuti zanjye bakunzi b'umusaraba, abo Kristo yabambanywe namwe, igihe nk'iki, urugendo nk'uru, hari igihe tuzahozwa amarira ibyo twanyuzemo. Ariko se niba utaragize amarira y'uyu murimo w'Imana, niba utaragize amarira y'ubuzima bwawe, uzarira yahe marira? Uzahanagurwa yahe marira? Uzaba warakoze iki? Uzaba warakoze iki kugira ngo uhanagurwe amarira? Ariko ni byiza, ni by'igikundiro, kuko njye nawe tugomba gukora umurimo mwiza, tukabasha kubaka abandi, tukabasha kubwira abantu, tukabasha gusengera imbohe zikabohorwa, tukabwira abantu bababaye ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, tukababwira ko bagomba kuruhuka imitwaro. Ko biri ijambo ry'Imana rijya rimbwira ngo yemwe abarushe n'abaremererewe mwe. Ntabwo nzatinda kuvuga iri jambo, nzagenda mvuga buri gihe. Yemwe abarushe n'abaremererewe, nimusange umwami wacu Yesu Kristo, niwe wenyine uturuhura. Nababwiye ngo akiza indwara izo arizo zose. Iyo umwizeye, mwizerana umutima mwiza, mwizerana urukundo, mwizere uko waba umeze kose, Kristo arahari kugira ngo atugirire neza. Rero natinze mu magambo, tuzajya tuganira, nabibabwiye, tuganire, duhugurane, tujye inama, duseke, twishime, ariko